bakise iyo kote ndetse gakomeza kajya mbere. Reka dutangire ese nta gutinda. Oh baby mukundwa, ese iyo ubona gutekerezaho nkibuza amahoro mu mutima wanjye, ese ugira ngo nkore iki? Ese ko ngukunda baby, ese ntabwo bihagije? Ya mukundwa, basi ndakwihaye bwari bingarukira. Ese ibyo nkora ntabwo bigaragaza ko ngukunda? Ngaho mbwira mukundwa, ese uragira ngo nongereho ibingana iki? Ngaho ngarukira, nzakwiha wese kandi ndakwinginze ngarukira. Ya shimira mwese mukomeje kubona nanjye ni upadi ukomeje kubaha show. Dukomeze n'agafilme kacu ndetse n'agafilme gashyashya nabazaniye. Nanjye reka mugarukire, ndabizi ko ngiye kure yawe ntabaho, ubundi nabaga hano gufite kandi nanjye mbabarire. Umbabarire kubona naragiye oya nawe wenda kubabarira ntabwo byari wowe. Ngaho urakoze, ngaho ngarukiye kuko niwe nkeneye nta wundi. Bakise iyo kote. Wowe ushaka kudukurikira jya kuri YouTube channel yacu Obadiah TV show, agafilme uragasangaho kose uko kakabaye buri episode isohotse. Ndetse turakomeza tubane, ukore subscribe ndetse na share na link, ubundi ibintu bikomeza kuba kudutereke. Akare filime bakise ngo kirero muraje murakamenya, aka karembo konyere karangira dukomeza. Bakise iyo kote ni akarembo keza cyane. Mukundwa, reka mugarukire kuko rimwe byose kuri jye ndabizi ko ntabona gufite. Ngaho nishimiye kuza mugeze imbere ya mama na papa, ubundi bakwishimire tubane dukundana. Ngaho kwina mukundwa, ndagukumbuye kandi ndagushaka, niwe shaka kubona mu maso yanjye. Haraka Obadiah Olochine name, agafilime ndetse ndabizi ko karaza kubaryohera. Katurutse Burundi Bujumbura, kaje mu Kinyarwanda mw'uyu munsi, gahagarariye nande na Obadiah Olochine name. Dukomeza turya show ndetse kateguwe neza kanditswe neza gashutingwa neza. Uyu munsi nakagarutse mu ijwi rya mwenye sauti. Karembo kamwe kavamo dukomeza. Twikomereza n'agafilme kacu katurutse Burundi. Olochine name nigiye kukazanira Obadiah mwenye sauti. Dukomeze tubare. Tutangiye gute rero? Iyo ni drone isa nkaho Magana 50 Films Production Cooperative. Icyo ni ikirango bakise Cinema Burundi. Olochine name utangiye gute rero? Abona abakinnyi bagateguye present umufatanyabikorwa w'imena cyane. Agafilme bakise w'ikirero, ihurizo ry'amakuba, parite ya mbere, umusobanuzi ni Obadiah ndetse n'abakunda. Dutangiye gute rero? Tangiye mu gisagara kimwe cyangwa ikindi, hari usohoka mu nzu ndetse n'umusore uko biri kose yiviye mu kavumo ke. Ashyiraho ingufuri yiwe yitonze. Nawe ukeneye amamaza kwa kagafilme kacu, ubundi dukomeza tugesha. Hano hari umuryango kandi ndetse ni kwa kundi umuntu aba agiye gushaka amaramuko yakubitikiye ubuzima burendereye. Hano boss arareba ibintu biragenda gute? Biragenda neza, ibintu biri kudutereka umuryango. Gukora ni byiza mw'abantu mwe, ntukijene mu gihe akazi kabonetse. Umusore wacu arimo arigendagendera gahoro. Karatuje nanjye ngomba gutura kugera aho yarikanze. Abonye ikisinzi Katurori kumbe ndamwiza. Yewe kakana aratibitse iramwiza kuri chat. Sinzi kuki muhungu
byirutse karacyatangira. Iyi ni episode ya mbere uwo bade wakazanye mu majwi n'amashusho. Katurore muraza gusobanukirwa ndabizi. Murabizi ko nta sonde kaje bose aratanga amategeko hakurya hakuno kura hariya ashyira hariya besi ibintu tuniguduterebye jya kuri YouTube channel yacu ni Ubada TV show uragasangaho 5 kwa 5 ubundi bya show. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora ndetse ukore kunzogera kugira ngo ubane nanjye gatanuko kandi uko yagakomeje urugendo sinzi ngara harajya he gusa tubonye umuhungu wase amwitse Keza bimeze bise none waje ukatsuzaho gatatu kwa tugane oya ndimo ndihuta kupe hagiye yemeye kupe umusore yaje guta itike mu nzu yiruka museka mwana hakurya afungura niba kusinze ahita yifungirana kwifungirana yarongera arasohoka. Turore cyashaka sinzi muretse urebe yaje guca mu idirishya. Dore ngaraca mu idirishya sinzi impamvu kuri ibi karacyatangira ni Ubada ndetse murabizi ko nta sonde kaje. Kufura Keza njyewe urabizi ko mfite amafaranga ntabwo ukora no mu buzima uragira ngo nkoreshe ku ngufu. Urabizi ko urukundo rwanjye utabasha kurugura kandi ndimo ndihuta. Sari bisa nkaho ari guteretesha amafaranga kandi ntabwo yajya amayifu. Keza ko bamwise Keza ndetse umuhungu afite ipinda arashaka aramushaka ashaka urukundo ruciye mu ikofi ntashaka romantike ntashaka umunwa muremure mu buce kandi buriya reka mbwira urukundo ni amagambo yasize umunyu. Yikomereje urugendo yaciye amazi arigendera. Dore ngaraza kwa wa muryango twabonye umusore wacu agaruka yiruka nkamubonye yitsimbamo ureba ku ngufuri hariho ikiragi. Turore karacyatangira yaraje abaza ku baturanyi arareba sinzi abaturanyi wazana Katurore ariko ntakundi bisa nkaho araje kureba uriya musore ariko tubonye umusore amwitsimba yagenze gahoro gahoro yicara hakuno. Ni umukobwa muto mwiza ubona ko ateye amabengeza ndetse mbese ndakupe idirishya hejuru ye dore umusore dore uko akanura yicaye hakwe bisa nkaho umuhungu adashaka kugura n'umukobwa kubera iki. Katurore karacyatangira umukobwa aricaye amasaha aricuma inzara iragendera munduza ategereje umuhungu amasaha akicuma arareba ko umusore nawe yeze mu nzu umunsi uratoka. Katurore yehoga Katurore umusore umukobwa arategereje umuhungu azaza. Umuhungu niwe uzi kurambirwa reka azi ko amahengereza sinakubwira arahengereza abona umukobwa reka ntaho kujya bite. Katurore umukobwa arategereza ariyumvira umunaniro reka sinakubwira amasaha yaricumye koko nta bantu turabaje yarakomeje
twagiye ndateguye kabisa, ndateguye aragiye Katurore sinzi avuye ko agiye gusohoka mu idirishya mu nzu ye. Bakibaza nawe ibaza ko uba mu nzu yawe nibwo waba uyishyura ariko ni iyawe. Rero gufata ingufu ugashyira ku rugi ugaca mu idirishya ni ikindi kibazo. Katurore yarongera afungura akavumo ke arinjira. Akinga idirishya neza uko biri kose, niryo agiye gufunga arongera arasohoka. Umupadiri ukomeje basobanurira filime ka kumpe kureba inyuma ye. Wakunyeza yarakebuze asanga umukobwa muri inyuma. None Keza urimo uradedomanga uvuga ngo iki tipari y'indimi sawa. Katurore baje kwicara abagabo. None nagukunze njyewe wese ntacyo wari ufite ku buryo wigeze unkundisha. Nagukunze jyenyine, ntacyo nigeze ufatiraho kugira ngo ukunde. Katurore ntabwo nari nzi ko wanyegereza igihe ukanyirinda jyewe ubwanjye. Ntabwo nari nzi ko ukanyima time yo kugira ngo tuganire my friend. None mfite ubwoba Keza, njye ntabwo niteguye kugira umuryango. Ni ukuri njye ntabwo niteguye kuba akakumba kanjye ntabwo katunga, ntabwo wakabamo n'inzu ubamo ntabwo byahura. Nawe urabibona ntabwo njye niteguye. Ni ukuri nushaka kugira icyo wamenya rero niko brother yamenye ko fisine Erikanze. Icyo wamenya nuko brother yamenye ko ntwite, umukobwa aratwite. Katurore byagenze bite? Hano ku meza uko biri kose ni brother wiwe musaza we. Iyi ni inkuru ari mwarabimubwira byose. Navuga ko ni mu rugo rwiza kandi rukeye rw'imbyeyi my friend. Hano bari ku meza. Byagenze bite? Karacyatangira. Umupadiri ukomeje kubaha show. Suza mwese muri gukurikira agafilime kacu, muri abantu b'ingenzi kandi turabakunda. Mukomeze kutwereka ko turi kumwe kandi mu bikoze mubikunze. Erega ni byiza kuri jye namwe nkora ari uko mwabwiye ati kunda cyane kuraje. Nanjye mpitavuga ati reka nze mbaye kubita ikiboko cy'agafilime ubundi tugire show. Hano ni akamwenyu ntari yaje ibintu ndi kuduterebye. Hano bari kurya bacatamo. Kumbe sara arabibona. Koga kurya nta apeti. Kurya nta apeti. Dore kurya atoranya. Kurya atoranya. Yewe gakanopi. Arashaka wo mucyo rutariho n'amavuta n'uyu n'umwe. Uyu musore arabibona ariko iyo njya ko ntari nyizi muri uru rugo niko Keza urimo uragira ibiki?
usobanura urimo genda kumva nta peti ifite arabiretse arigende umusore arabibona ariko nta kintu arenzaho. aha nkandi ikomeje kugorana apeti we nta peti ntari yaje. aha nibyo yamenye. yamubwiye n'ibindi. tugarukana none mu rugo ku meza. bari kuri kwa breakfast mu gitondo tutarya keza. we umugati waheze mu gikombe waguze n'ubuvamo. umusore arabibona nanone yewe agakanapu umukobwa arabigaruye. umusore arabibona ariko ibintu arakurikira. dore imbogo dore usubira wakanyegwa. yarakurikiye umukobwa aho yagiye muri dushe nuko byagenze. kumbe nuko byagenze yapfuye we. umwana ntabwo nigeze amubwira ko inda ari iyawe ariko agitagize igikorwa. ni inkoni zizabimvugisha ariko burya yawe agakano. byose nabigaruye. gusohoka umusaza wara ari ku muryango. aha byose urabibona nk'umuntu mukuru ntacyo bitabona. keza uratwite? oya ntabwo ufite inda. mvuze ngo iki? mvuze ngo iki? ndapfuye. aha yego none ndewe gute? awali yasohoye inzererezi gute yaramukubise koko. kumbe tuzageza ryari kwishima sinzirikirasha. ese tuzageza ryari kwisha? tuzamuhoza tukacicara tukaravuga tugikemura. aha niba ari ugupfa dupfire mu rukundo, niba ari ugupfa dupfire mu rukundo, niba ari ibibazo bibeho, niba ari ibyishimo tubibamo. hari ikindi? aha ntabwo nagumikira ngo mbone ko ntazigera ndabibwira musaza wanjye. bizagira igihe bizamenyekana. kwibanda ari hagati yanjye nawe nashatse tundi tubiganire. aha kugira ikizaho ku mwana wacu. aha nta muntu n'umwe twiguma cyane rwose. umusore gusa ntabwo abyiyumvisha we ko byagenda nk'uko umukobwa abyumva. umukobwa hari utwo yakuyemo. Teo, iyi ni imiti musaza wanjye yampaye kugira ngo nkure mu mwana mwici. yewe ganye gasare umusore yarikanze bamwisite wowe. barakwereka ibindi yamubwiye uko byagenze bya biriya binini. umukobwa yaheze mu buriri nyuma yo gukubitwa. akarimbo kajya mbere. umusaza we yarinjiye ndetse amusanga mu cyumba. umukobwa yari ari kurira. ni ibibazo my friend. ukarora. aha ubizayo keza nigitanye mu biti iyo mituka urani
igomba kuvamo akiri akira umuti umuti uwo muti uvanye no gukuramo inda uyinywe ubundi uwo mwana arahita avamo kandi ugire vuba ugize vuba fata sigize vuba musaza wanjye ese urabona ko iyi miti idashobora kuza kumpitana ndimo ndashaka kugukuramo inda none ku cyo wabikoze uzi ko bitazagenda gutya yewe nta kintu uraba musaza we yamubwiye ko agomba gukuramo inda yamuhaye ibinini musaza we arigendera ibyo ari kubwira umusore wacu Theo ni umukene umwana ni umugagari ibintu bibaho my friend ariko tuzabitsinda uko byamera kose icyambere ni urukundo byaje kugenda umukobwa yafashe ibinini arabinywa karacyakomeza umukobwa yarebye ibinini yikangamo nuko yakabimubwiye ngaho basi akiri imiti uba ari we yinyweshe basi menye yuko ari we yinywesheje sare yabirebye yikangamo ese arakora iki sinzi yarebye ibinini ese arabimuha cyangwa katurore yarebye ku nda y'umukobwa nawe si we gusa ibyabaye bisa nkaho byabatunguye bose umusore yarebye ibinini arajugunya aranabisya bisa nkaho yisubiye urugo inana nigapfuwe gusa bariyunze Keza umvisa rero Keza ngaho nyumva Keza icyo tugomba gukora ni uko tugomba ni uko ugomba kugenda ukabwira musaza wawe ukamubwira yuko inda ari yanjye nanjye ndasigara ndeba uko twakemura icyo kibazo none sheri tugaruka mu mujyi hano hari umukire wowe ushaka gushora amafaranga mu mukobwa we ntabyiruko cyangwa nuko ari umukire ufite amafaranga brother niwe yarashinje bisa nkaho bo inkwano zigiye kuzaribwa none mfite amafaranga none nawe umuhungu mwashaka kandi umwumenge namufata neza yaje gusaba umukobwa Keza agenda amukunda cyane akira fanta wakoresha kofi dore urufite mwaka okay urakoze kandi murakoze kuduha ikaze twongere tubonane sara asigaye abara amafaranga menshi koko mwebwe umva amagambo bayamuze mu ntoki ryari none muzagaruka ryari none mukazagarukana muri kibanjari twana biteguye kagatwara umutima w'abasazi kakazi n'umweto ushikana ashobora kuba kararuka ibinini n'ibishoboka n'uwo kwireba iyo tugana n'uwo kavuye aho ni sawa murakoze cyane bigiye kuri Keza arimo arakora amasuku mu rugo ndetse akazi ni ka kandi ni nk'ibisanzwe
kandi uri umuntu w'ingenzi cyane ndetse turakubaha. Nawe utarakora subscribe mu gukurikirana agafilme kacu ndetse jya kuri YouTube channel ni Obadia TV show. Ubu dukomeze tubane. Agafilme karacyari bugufi. Iyi ni episode ya mbere. Karacyakomeza ndetse kagana ku musozo. Badi ukomeje kukabagezaho ndetse ni wa musore ushimwa n'Imana ndetse n'igihugu ndetse ushimwa n'abantu. Karacyakomeza. Umusaza we yarinjiye. Keza ngwino nkubwire dufite inkuru nziza. Ufite ikihe kibazo? Ngwino nkubwire bigishyushye bitarahora nyaboneka. Amakuru meza. Nizere ko ya miti utayinyweye. Sa nkaho umusore yisubiye. Reka ndabizi gukosa bibaho ariko ndabizi igisubizo cyabonetse. Nuko karangiye. Ndetse tubona muri episode ikurikira kabiri. Wakise ngwiki ihuriro ry'amakuba. Ndetse dukomeze tubane.